Amahoro y'Imana abane nawe w'umukunzi w'Ingenzi TV. Liyetona Koloneli Karangwa Edouard alias Kadogo, imwe mu nkotanyi z'ibigwi z'inyabigwi zatangiye urugamba rwo kubohoza igihugu igatabaruka kare. Inzira y'ubuhunzi niyo yatumye Edouard Karangwa avukira ishyanga, bituma aza kwinjira igisirikare mu gihugu cya Uganda kimwe n'abandi banyarwanda bafite intego yo gutaha mu rwababyaye bitwaje intwaro. Kuki Liyetona Koloneli Karangwa Edouard yatabarutse urugamba rugitangira? Urupfu rwa Liyetona Koloneli Karangwa Edouard ntabwo rwavuzweho rumwe cyane mu basirikari yarayoboye cyangwa n'abandi bari mu kigero kimwe cyangwa bari munsi y'ipeta ryiwe. Liyetona Koloneli Karangwa Edouard alias Kadogo, umwe mu nkotanyi zatangiye urugamba rwo kubohoza igihugu afite ipeta ryo hejuru. Ibihe byaranze Repubulika y'u Rwanda igihe hafatwaga icyemezo cy'uko hakurwaho ingoma ya cyami, nibwo u Rwanda rwabuditsemo igicu cyabyaye urwangano, bene rwo bamwe barameneshwa bajya ishyanga naho abandi barafungwa. Karangwa Edouard yavukiye mu gihugu cya Uganda mu buhungiro, aho ababyeyi be bari barahungiye. Umuvandimwe wa Karangwa Edouard yitwaga Karangwa Deogratias nawe yaje gutabaruka nyuma y'urugamba rwo kubohoza igihugu. Amakuru atugeraho yemeza ko aba basirikare bakomokaga mu karere ka Bugesera. Niba waba ufite amateka ya Liyetona Koloneli Karangwa Edouard, wayageza ku kinyamakuru Ingenzi Newspaper n'ingenzinyo.com tukasangiza abanyarwanda. Iyi ni Ingenzi TV, ndakwibutsa gukanda subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo ujye ubonera ibyo tukugezeho ku gihe. Ndabashimye cyane.